umuntu witwa Irene Murindahabi wa MI Empire arandipotinga. Andipotinze atuma bayisiba. Abayisibye mfungura indi ndayikora ndakora nabwo Irene mwiyo cano yindi andipotingamo ntoze strike ebyiri. Nangije incika intege insa n'umuntu uvuga ngo reka noneho mzihorere ndeka gukora ibintu bya YouTube ndi kubona atari ibintu byanje. Abantu bakazi akakaboro akangaka na akaboro ka Google kaza mu kugwego rwo gutangira gukora amafaranga kuri YouTube bakwemera ko wahuza na bank. Ndabona nini ibifi binini biragenda bigakora ubugome ku buryo afata gacano k'umwana uvyutse mu gitondo agahita yumva ko intego ari ukugasibisha ukwibaza umuntu afite uwihe mutima. Mwana atangiye gukora yatangiye kugera kure aho kumubwira ati rero uri gukora amakosa kosora ibi ubivaneho ahubwo uhisemo kumusibisha YouTube ye. BIN Empire, avoid and you pray. Uyu munsi ikintu kinzanye inje kubashimira, nze gushimira abantu bose musaga 2021 murenga twabanye kuva ku ntangiriro ya BIN Empire, kuva ku musubscribers umwe kugeza majingaya. Impamvu ngiye kubivuga ibintu ngiye kuvuga ndabizi ko hari abantu babigeraho mu munsi umwe, hari abantu babigeraho mu minsi ibiri, hari abantu babigeraho mu cyumweru, hari abantu babigeraho mu myaka, hari abantu byananiye no kugeraho. Ariko uyu munsi inje gushima, ko gushima ni ikintu cy'intwari cyane, ni ikintu gikomeye cyane kubashima kuko mwagize neza kandi mwarakoze. Ku ruhande rumwe ndatangirira ati ndashima bande kandi ndaza kubavuga bamwe mu mazina. Ndaza kubavuga bamwe mu mazina abantu nshima, ndetse nibiza kurimba ndaza kugaya bamwe mu bantu bampemukiye mu gutangira uyu mwuga wo gukorera hano kuri izi social media. Ariko mbere na mbere banza umenye ko dufite BIN Tech TV, tubanyurizamo cyangwa tubabwira bimwe mu bintu wakiga kugira ngo ukore social media, yaba gutangira channel kuva ku munota wa mbere kurinda ugeze ku iherezo, ndetse no gutangira kwiga kweditinga ukoresha CapCut. No mu gihe utarabamonetiza rega buriya ushobora gukoresha CapCut cyangwa se InShoot cyangwa ama application yose editinga video ugatangira kurya ku mafaranga yo kuba uzi hari utuntu uzi. Ibyo byose niba ukeneye kubimenya uragenda kandi subscribe kuri BIN Tech TV. Tugiye gutangiraho amasomo yatangiye, ndetse ubu ngubu yatangiye amasomo y'uburyo tugomba guhera kuri rimwe ugafata video ukaeditinga paka uploadinze kuri YouTube ikakubyarira amafaranga. Gusa uno munsi naje kugira ngo nshimire buri umwe twafatikanyije mwaruno rugamba, nibutsa na bamwe mu bantu banciye intege mbabwira ngo ahubwo ntago ndacika intege, ubu nibwo bigitangira, nibwo bigiye kuza bizakomeza. Channel yanjye imaze imyaka 2 nayitangije nyuma yuko nari mfite indi channel ndayikora, maje kuyikora igera kure, igeze kure, umuntu witwa Irene Murindahabi wa MI Empire arandipotinga. Andipotinze atuma bayisiba. Bayisibye mfungura indi ndayikora ndakora nabwo Irene mwiyo cano yindi andipotingamo ntoze strike ebyiri. Nangije incika intege insa n'umuntu uvuga ngo reka noneho mzihorere ndeka gukora ibintu bya YouTube ndi kubona atari ibintu byanje. Irene buriya ni umuntu udakunda ko hari umuntu ushaka gukoresha ikintu cye cyangwa se ikintu yagizemo uruhare. Aho ngaho nakoze amwe mu makosa nanjye ku ruhande rumwe nemera, ariko rimwe na rimwe atigeze anambwira ngo basi ibyo bintu byanjye, aguhe umwanya atikeza bati uyu mwana ni umuntu uri kuzamuka, noneho siba igihangano cyanjye cyangwa se ikintu nagizemo uruhare gisibe. Cyane ko stoke yanteye ya kabiri hohe ni inkuru nakoze nyikora kuri we na Aline Gahongayire, arangije arandipotinga ngo namuvuzeho. Gusa ni ibintu bisanzwe byamuciye intege kugo ruhande. Bemaje kunci intege ndavuga ati se nzabigenza gute, nzongera gukora social media kuko nzongera gukora YouTube? Wapi ndavuga ati wapi ntago ibintu YouTube nzongera kubikora.
2022 2022 naricaye nandi kumwe n'abahungu banje mukunda kubona bakina ibintu bya comedy cyangwa ibintu bya filime. Ndangendica ndavuga ati rero nge ntabwo nzongera kuza nkora content zo kuza imbere ya kamera, zo kuza kuvuga, zo gukora amakuru n'iki, nzabyihorera reka nigendere muri filime nze nifatira utu video dutandukanye. Icyo gihe ariko ntarataruka reka nshimire abatipe baririmbanaga bitaga Juda Music, kuko iyo channel yindi nubwo nkifite iriho strike ebyiri natewe na Murinda Habi nari ngiye guteguye gatatu nayo ngo bayisibe. Nateguye gatatu nayo bayisibe. Abitwa ba Juda Music bo baranyandikira bamwe ngo siba igihangano cyacu cyangwa tugutere strike. Igihangano ndagisiba birangira neza amahoro. Na Irene yankorera ibyo byari kurangira neza. Ibyo mpamvu mbivuze nanabigarutseho nkanabiheraho mbere yuko nshimira nuko hari aba content creator banini bibifi binini bari hano mwazino social media birirwa bafata ubucano bw'abana bakiri bato bakumva ko intego bafite nukubusiba gusa. Abana bakiri bato bakizamuka hano kuri social media ikintu baza rimwe na rimwe batazi amategeko, batazi n'ibyo bakora, rimwe na rimwe agaterura video y'abandi, rimwe na rimwe agakoresha indirimbo y'abandi, rimwe na rimwe agakoresha igihangano cy'abandi. Ariko mbere yo kumuripotinga YouTube itanga indi shuwa yo kumuha igihe cyo kuba yasibye ya video, kavuga ati ndamuha icyumweru cyo kuba yasibye ya video cyangwa ndamuha iminsi 3 yo kuba yasibye ya video yanjye. Icyo gihe yayisibye nta kibazo agira kuri channel yiwe, keretse nawe yinangiye akanga kubikora. Ariko abari hano aba content creator banini ibifi binini biragenda bigakora ubugome ku buryo afata agacano k'umwana uvyutse mu gitondo agahita yumva ko intego ari ukugasibisha, ukwibaza umuntu afite uwihe mutima. Mwana atangiye gukora, atangiye kugera kure, aho kumubwira ati rero uri gukora amakosa, kosora ibi ubivaneho, aho guhisemo kumusibisha YouTube ye nta bintu bya danger yarengereye ngo nuko ngo yakoresheje muri video akaririmbo ka kanaka, ngo nuko ngo yakuye hariya, nuko ngo yanditse ngo lyrics y'indirimbo yawe, ukibaza urasibisha umuntu ngo nuko yanditse lyrics y'indirimbo yawe mu kuyandika. Urumva rimwe na rimwe nubwo umurusha audience, ariko yanditse indirimbo abantu batanu bakayireba bakenera kumenya video yayo. Ni bimwe mu rugero rw'ibintu mvuga abantu bakunda gutangira strike no kuva. Ariko si byiza gukoresha ibihangano by'abandi, ntago ari byiza. Ariko aba content creator banini mwakabaye mbere yuko uhana umuntu wihanukiriye, mbere yuko wicisha inyondo isazi wicisha inyondo, wakabanje kumuhana ukabanza ukayihungiza, wamara kuyihungiza yakanga ukabona kuyicisha inyondo. Rero hano uyu munsi ikintu naje no gushima ariko harimo no kugaya, nuko byaje gukomeza. Rero biza gukomeza abo bana dutangirana channel tuyikoraho filime turazikora filime turazikora, tubuza gukora tubona tugize aba subscribers 1000 barazamuka, baba 2 barazamuka, baba 2500, ariko watch time irabura neza iranga. Abantu ntibakaze bareba video ngo bazirangize, biza kugeraho bana n'abanyeshuri, biza kugeraho barabura, babuze. Nza kwicara ndatekereza, ari byo nzambwira abantu kuri Ben Tech TV. Nza kwicara ndatekereza ndavuga ati se aba bana mugane umunsi noneho babuze burundu, kandi ndi kubona nari ntangiye gukora. Umunsi babuze burundu noneho nzabigenza gute? Umunsi babuze burundu nzakora iki? Ese umunsi bazaba batakiza, batakiboneka cyangwa bakagira izindi mpamvu, nzabikora iki? Nibwo natangiye gutekereza bati se nta kuntu nge nakiga uburyo bwo kwikorera. Ntangira kugerageza gukora no gushaka uburyo nge nanjye nkora izanjye content, ariko kubera akazi kenshi gatandukanye byancika intege. Ntangira gukoresha zimwe muri strategy zanjye nzababwira kuri Ben Tech TV nakoresheje, hanyuma views ziriyongera na sabu ziriyongera, ngera mu basabu 7800 ntarabona watch time. Noneho inza kugera nk'ucimera ko ncitse intege ndabyihorera ndatuza. Ariko ari nako abantu bamwe muri bamwe bagenda banaduca intege, bavuga ati si ibintu mugiye mwabikoreye muzungukamo iki, muzabona iki, nta kintu na kimwe muzakuramo. Bikomeza gutyo.
hashira igihe kinini ibyo bintu narabiretse naratuje mvuga ati wapi, hashira nk'amezi nk'arindwi nta kintu nkora kuri YouTube, ngenda nkituriza nkavuga ati wapi. Mu minsi yashize rero mu mwaka mu mpera z'uno mwaka turi gusoza, nibwo navuze ati ariko se ibi ndimo ni ibiki? Njya kuri TikTok ndakora ntangira kuzamuka. TikTok nagiyeho mfite aba followers 3,000, ndakora cyane ntangira kuzamuka, aba followers baba 10,000 batangira kuzamuka. Noneho nkaza nirigwa ku cyitwa live ngatangira kwirwa kuri live kuri TikTok, ngatangira kwirigwa kuri live n'ahandi hatandukanye ku ma platform kuri Lucky n'ahandi, ariko cyane cyane kuri TikTok nkamaraho igihe kinini. Nibwo naje gutekereza ndavuga ngo ese igihe mara kuri TikTok n'umwanya mara kuri TikTok ntari kwinjiza, uwo mwanya wawufata noneho nkawumara kuri YouTube. Nibwo natangiye icyitwa operation, ntangira operation. Umunsi nayikoze operation nayimaze igihe kinini ndakora, irebwa n'abantu 700 mu munsi umwe. Avuga ati noneho ibintu bigiye gutangira kongera gukora. Nibwo natangiraga noneho ntangira kongera gukora. Hashize nk'iminsi mitoya hari inkuru nshimira, nubwo itari nziza cyangwa ari y'ibyago, ariko narayikoze, nyikoze imbera nziza mu rwego rwa views, ariko yo ntago yari nziza, yari inkuru yo mutipe wiyahuye. Hanyuma ndayikora abantu barayireba, watch time ihitiza. Watch time imaje kuza, hanyuma nsigarana nyine ikintu cyo kuvuga ngo ndamonetiza gute. Ikintu cyo kuvuga ngo noneho ngiye kumonetiza. Mu kumonetiza monetiza channel, ariko kubera bwa bwoba nigeze ngira ku bindi channel nigeze ngiraho n'ubundi ntababwiye, nigeze ngeragezaho kumonetiza nayo iranga. Hanyuma mbikoraho ndi kumva ntari kubisobanukirwa neza, ariko ndabirangiza. Mbirangije byageze kuri finale, nibwo noherereje umwe mu banyamakuru ba hano mu Rwanda witwa DC Clem. Ndamwoherereza, arangije arambwira ngo rero urabona ibi bintu wabyishe. Ariko nkaba nari nigeze muganirizaho n'ubundi kera kwiyo channel yindi ya mbere, anca amafaranga menshi turananiranwa. Noneho mubajiye kwiyo ya kabiri arambwira ngo wabyishe. Ndavuga ati birakomeye. Nshimira cyane cyane umuntu wandemye agatima gakomeye cyane, ubwo nari nihebye ntegereje mfite amashusho ya vuba vuba. Umuntu wandemye agatima witwa Deo, afite channel yitwa Deo Entertainment. Niwe wandemye agatima, arambwira ati muhungu wabikoze, tegereza wihanganye baguhe igisubizo. Nibwo nategereje YouTube iwabene mu minsi nko ku mugoroba ibiransubije. Insubiza gutegereza nyine ira minsi bategereza kugira ngo bakwereke ko guhera uwo munsi niho batangiye kumbwira ngo noneho reka turebe ko wihangana. Nihanganaho iminsi itatu ishize, nibwo bambwiye ngo congratulation Bin Empire, wabaye monetize. Nuko ndicara ntangira noneho kwiga uburyo bwiza bwo gukora kugira ngo noneho ntangire gutangira kubona amafaranga asabwa kugira ngo ubone aka gapapuro. Aka gapapuro akangaka muri kubona, aka ni agapapuro kava muri Google baguhereza kugira ngo ubashe guhuza konte yawe mu gihe watanze verification ID zawe, cyangwa se washyize mu mwirondoro wawe wanyawo, ugatanga irangamuntu, ugatanga ndetse n'ibyangombwa byose bisabwa kugira ngo babashe kubona ko uhari cyangwa ari wowe. Hanyuma bagusaba ko uzajya kureba kano gapapuro, kaba kari imibare 6 uyishyiramo, ugahita ushyiramo konti ya banki, ibintu bikarangira ugatangira gukorera urufaranga. Ibyo rero mu kubigeraho haciyeho igihe kinini cyane, hacaho igihe kinini mu bantu ngiye gushimira cyane. Ndashimira umuntu witwa Jackson Semahoro.
Jackson Semahoro numwe mu banyamakuru beza rimwe na rimwe bakubwira ngo ibintu urimo uri kubikora neza, akubwira ati komezezaho bigenze gucya, kakugira inama. Numwe mu bantu ntangira gukora operation nyine ubwo nagarukaga hano kuri YouTube, ubwo nagarukaga kuri social media nyine nje gukora. Numwe mu bantu nahaye ikiganiro cya mbere nakoze cya operation, arangije arambwira ati dore ahangaha bambwiye ko uri kubigerageza, ahangaha wabikoze nabi. Kandi bene abo bantu bakunda kubi, nkunda abantu tuvuganaho bakambwira ngo wagize neza ariko aha wagize nabi. Iyo umuntu aguhanuye gutyo akakubwira mwene utwo tuntu aba ari sawa cyane, aba ari n'ibintu byiza cyane, uwo muntu aba ari n'imfura. Nongera gushimira cyane cyane umufasha wanyu, kubera ko byagiye bibaho imbere yuko ibyo bintu bikunda, byagiye bibaho ko rimwe na rimwe dukora ibintu nyine byinshi aba social media, n'ubu turacyabikora cyangwa turacyakora ibintu byinshi, ariko ugahura n'umuntu akakubwira ngo ese nk'abiriya bintu ukora bizakumarira iki, habiriya bintu ukora bizakugeza he, habiriya bintu ukora umuntu w'umugabo bigenda gute, bikarangira banabibwiye n'umudamu wawe, ariko bakazavuga ati niba ibintu uri gukora uri kubona bigufitiye inyungu, uri kubona ubikunda, ubikora kuko ubikunda, nta kibazo. Ndamushimira cyane, yarakoze kandi yarakoze kunshigikira kugeza maginga ye. Rimwe na rimwe hari byinshi twiringaho, gutaha amajoro uri gukora, uri guhiga kugenda ukajya muri byinshi, guhura n'abantu benshi batandukanye, ariko zimwe mu nkuru abantu batanga zigapfa ubusa kubera ko rimwe na rimwe hari igihe uri kumwe n'umuntu azi intego yawe ufite. Ngashimira cyane n'ubundi kugeza amaginga ya bariya bana twakoranye, uwo bita Morgan ndetse n'uwo bita Bios. Abari abapeti twarakoranye, durakorana cyane, n'abapeti twakoranye kugeza na maginga ya nubwo tugikunda gukorana, ariko tugiye gukorana ku Isano Vision ndetse na hano baraza bakunda kuza mu babone. Hanyuma twarakoranye dukorana cyane kubera ko bari mu bantu bazamuye ndetse banazamura igikundiro cya TikTok yacu ndetse na Bin Empire, kubera ko nibo fondateri basa nk'abantu bayitangiraho bahari. Tuyitaho imbaraga, tugafata umwanya tukabikora cyane kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Turagenda turicara tubitekerezaho, ariko nyuma ubu ngubu dusa nk'abantu turetse filimi tujya mu makuru ndetse n'ibindi bintu n'ibiganiro bitandukanye, ndetse no gushaka kuzamura impano zitandukanye, ariko ntago nirengagije ko bahari. Ari no mpamvu dufite Isano Vision Films kugira ngo tubashe gushyiraho filimi zabo ndetse na ya mpano yabo ikomeze kugaragara. Ibyo twarabyubatse, tubivuganaho, tubiganiraho kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Nkomeza gushimira by'umwihariko bikomeye cyane abantu bose, umuntu wese nigeze mpa link cyane kuri WhatsApp. Ndabizi ko nta hantu bivuna nko guhereza umuntu link kuri WhatsApp ngo agukorere subscribe. Abo bantu ni bamwe mu bantu bateza ibyago, ni bamwe no mu bantu bashobora kugufasha ukagera kure, kubera ko iyo umuntu umuhaye link kuri YouTube hanyuma kuri WhatsApp agafungura akajya kuri YouTube ntarebe ikiganiro ngo kirangire, inshuro nyinshi YouTube channel yawe yifata nabi. Ariko wa muntu wafunguye akareba video ndetse akasiga kanze subscribe, ndagushimiye cyane. Ubyumve ko ngushimiye uyu munsi ndagushimiye mbikuye ku mutima kubera ko wagize neza. Ikindi, wowe muntu wabonye video yanjye cyangwa link yanjye ukayishyira kuri status yawe cyangwa se ukayisharinga bagenzi bawe, yaba umunsi umwe wabikoze cyangwa se umunota umwe, ngutuye aka gapapuro ndakubwiye agapapuro nakawe, ndagushimiye, wagize uruhare mu kugira ngo kangereho, wagize uruhare rukomeye mu kugira ngo agapapuro nkabone. Ndagushimiye niba buri munsi warabikoze cyangwa ukaba warabikozeho inshuro imwe. Nongera ngaya bikomeye cyane, umuntu utunze nimero yanjye ya telefone ya WhatsApp
akaba areba status yanjye buri munsi akaba areba status zanjye, hanyuma status zanjye areba ngashyiraho link akaba ishobora kurebwa n'abantu 100 200, najya kuranga ngasanga ikiganiro nticyarebwe n'abantu 50 kandi nakubonye mu bantu barebye iyo status. Sobanuye ko mu buzima bwawe ntacyo umariye, uko gutunga nimero yanjye utansapotinga ku bintu byangirira umumaro uri kunshungera nta kintu mariye. Niba uribona video zanjye nkora nkazipostinga ndi kuvuga ikintu umbwire nga aha wavuze neza, aha wavuze nabi, aha bikosore gucya, aha kora iki, aha ngaha byagenze neza, unkosore, menya ko tutabanye nta kintu tubaniye. Uko niko kuri, nuko kuri kujyana mu matwi ukura abantu benshi badakunda kukumva, ariko niko kuri. Niba umuntu ushobora gutegereza ko nzapostinga ifoto y'ibyago akaba ari umbwira ngo yo ngo mwihangane, ariko naba nishimye ndi gucelebra ntumbwira ati congratulation, naba nakosheje ahantu n'urugero unkosore, naba nagize neza umfashe, niba nguhaye link nkavuga ngo nkeneye support yawe. Hanyuma hari n'abantu nagiye nohereza link akakureba akakubwira nka bino bintu byawe ubumpa, hari ubundi ujya ukibaza niba utunze nimero yanjye nkaba mfite yawe byitwa ko turi abavandimwe cyangwa turi inshuti, nkaguha n'ukamwe ibi bintu bumpa n'umwanda, ntago ari umwanda nguhaye, ikintu nkoze nguhaye kugira ngo supporting, nta kindi. Ngaya n'abantu ariko nanababwira ko mwakoze cyane, abantu mwankuye mu magroupe yanyu ngo nuko nashyizemo link, abantu mwankuye mu magroupe ya WhatsApp yanyu ngo nuko nashyizemo link kandi kubasaba support. Ndabagaye ariko nanabashimira ko mwanteye imbaraga zo kuguma gukora kugira ngo uyu munsi nzaze nicare hano mbibabwire. Nkomeje kugushimira, ngiye nitwa Mr Bean, mbabwira ko ubu kuri Bean Tech TV nindi channel nigishaho uburyo bwo kweditinga, hatangiye amasomo yo kweditinga video kuri CapCut kuva utangiye kugeza usoje, ndetse n'uburyo ufungura YouTube channel kugeza ikugejeje kuguhemba, byose biri kuri Bean Tech TV, ndetse n'uburyo ushobora kwikorera indirimbo, byose ntahandi wabisanga uretse kuri Bean Tech TV. Ngiye nitwa Mr Bean, mpora ngushimira ko wakoze cyane kandi ndagushimira cyane ibyo wakoze, Imana y'imigisha izihora ibikumpera. Nashimira abantu benshi ariko muri rusange umuntu wese wakanze subscribe n'ukibikora nagushimira cyane. Nashimira abantu benshi twabanye tukabana mu miguruko itandukanye. Shimira n'umuntu wampaye ikiganiro umunsi ku munsi akambwira ati ndakiguhaye. Shimira umuntu duha amakuru umunsi ku munsi ndetse nanahamagarira impano, ndetse n'abantu bafite impano bose, cyane cyane abantu bari muri Rusizi na Nyamasheke, abantu bari muri cyaro batandukanye, mbabwira ngo muze mwicare kuri Bean Empire. Ni channel yanyu, ni channel y'abanyarwanda, ni channel ikwiye kuzamura za mpano zikiri hasi. Nicyo kintu ngiye kubabwira kugeza amagingaya. Niba unkurikira ukabonye kano ka video, nyandikira kuri iyo nimero uruzaho hasi, cyangwa se unyandikire kuri 0789915647, hanyuma uze nkwicaza imbere ya kamera za Bean Empire, hanyuma ubwira abanyarwanda icyo ushoboye, niba gukunda Nyagasani abaravivuye ibyawe n'indoto zawe bigerweho. Ngewe nicyo kintu naziye, nicyo uyu munsi ngiye gukora, nicyo ngiye kwaza mbabwira umunsi ku munsi. Mu bitege kandi mu byizere ko uyu munsi tugiye gufata entertainment, cyane cyane entertainment y'abana bo mu cyaro, babandi badafite ubuvugizi, babana badafite ibifi binini bajyaho, handi badafite aho bicara. Ngiye kwaza nza nkwicaze hano, nkwicaze kuri Bean Empire, hanyuma udusobanurire niki cyabaye, niki wakoze, niye mpano ufite, uyibwira abanyarwanda nabo bayikunde. Dufollowing kuri TikTok ni Mr Beanex Promoter, following kuri Instagram ndetse na Twitter ariyo yahindutse X, hose turahari, uradushaka kandi ukatubona, ndetse no kuri page ya Facebook yitwa Mr Beanex Promoter, ukahakanda follow kugira ngo dukomeze tubane. Nyibuka gukanda subscribe kuri Bean Empire, kuri Bean Tech TV, kuri Bean Romantic, ndetse no ku Isano Vision Films. Ayo ni amacano yose dukoreraho umunsi ku munsi, ndetse nari nibagiwe no kukubwira ko dufite na Bean Music.
ni channel icaho imiziki itandukanye, ndetse iyo miziki icaho nzabigisha n'uburyo bayikora kandi ugakora umuziki mwiza umeze neza. Ndagushimiye rero kuba warakanze subscribe. Imana y'imigisha.